Yes, reka mbifurize umunsi mwiza mwe mugenda mukurikira gahunda za Promo TV Rwanda 5/5 ujye mukurikira filime icaho ni filime yitwa Kubera iki rimwe muri filime nabura ngo zirimo kugenda zikundwa n'abakurikira iyo cano muri imisi ni kumwe mu bakinnyi bayo ariko no mukinnyi mushyashya muri iyo filime ndakwakira mubyeyi babitabande se mukora iki amazina nitwa Leonsi umukinnyi wa filime Pagano gereza bazari yirebere kuri filime ngo umuntu nyine Pagano yani iri yambere yo mu kinyarwanda umuntu abagira kuri filime ndagize ibanga bazareba kuri filime ati uri umukinnyi wa filime by'umwihariko ni filime nyarwanda mu bisanzwe ni ishusho nshobora kuba ari nshyashya ku muntu uri kutureba cyangwa se akaba ari ishusho isanzwe ku bantu bari kutureba muri akanyiri ko batazi neza background ya Leonsi ni yihe ese Leonsi ni muntu ki yatangiye filime ryari mu buhe buryo watangiye gukina filime mu mwaka wa 2012 yego umuntu ki rero sinzi niba umbajije sipare nyinshira natangiriye muri filime yitwa Igihano numva ari yo muri Happiness kurikizaho Rugamba n'izindi nyinshi umubare se wawe wibukana umubare wa filime kiri kumuhaye umwanya nkabitekereza umubyeyi usanzwe yego ndi umumama mfite abana 3 n'umugabo umwe aze gukimwongeraho yego hari gishobora kuvuga ngo ndi umumama ngo mfite abana ngo n'umugabo ako nyine nkuko mbuze umubare w'abana ngomba kuvuga n'umubare w'abagabo no mugabo umwe se w'abana 3 ku mwana muto aravuga ati byarizazanye kugira ngo ninjire muri filime niyo nakunze kuba nyine muto cyane kuri Leonsia byari bimeze biti nanjye ninjira muri filime guhera ndi primaire twakinaga amakinamico kuriya ku ishuri abana bakora udukino numvaga ari ibintu nkunze cyane kugeza nkuze rero ndabiharanira ninjira muri filime nyezina ninde wabaye cyambuka kugira ngo ninjire muri filime kuri wowe hari umwana w'inshuti yanjye cyane umuhanzikazi icyo gihe bari abana babiri b'abakobwa baririmbaga The Queen abakobwa babiri bari The Queen umwe yitwa Grace undi ni Nadeje akina muri Stimedi Grace niwe wamfashe ukuboko kuko yarabizi twajyaga tubiganira nubwo nari umumama ako twajyaga kungana mu myaka nabarutagaho gato kuko nanjye nashatse ndi muto ariko ntibyambuzaga kuganira nabo iyo mpano yanjye yarayibonaga niwe wampuje na groupe Happiness umunsi wa mbere kuri TV yahimeze bite mutarumenyereye wenda ukora theatre na kamera hari none ugeze ahantu hari abantu bakuru ubona nk'abastar mu gihe ugura kuri tele bwa mbere yemeze bite kuri TV kigereye aha ntago nakwiyemera sinzi n'abandi bose bageze imbere ya kamera bwa mbere nakinaga amakinamico mu ruhame ku ishuri hehe ku karere twajyaga tunarushanwa imirenge karushanwa ariko rero imbere ya kamera bwa mbere nakubeshya umutima warandiye narebaga gutyo muri kamera bakambwira ntibyemewe urabona ko nko mu kiganiro gutya ndarebamo nta kibazo ariko kuri filime hari igihe bitari ngombwa amaso yanjye yakundaga guhuzagurika ariko kubera ko nabikundaga ngira n'umutoza mwiza aramfasha ndabimenya ufata script kugira ngo uyikine byagoswe gikingana gute cyangwa se ugiye nago mwakina kuri script yabaga igiteti wenda ukine wowe uri umukobwa umeze gutya ngukira gutya amagambo yishakemo icyo gihe ndumva filime ya mbere nakinnye kuko nakinnye ndumva nakinnyemo nka scene nk'eshatu nta script nakoresheje script bari bayifite ariko wakuntu ubona umuntu ukabona umuntu arabikunze uvuga ati uyu muntu ni mu mwaranje yinjiremo na script nakoresheje ariko script yaziye nabikoze neza nta kibazo ase gufata script mu mutwe bihura n'ubwenge umuntu yagiraga kiga cyangwa se abafite kiga n'undi mu ishuri ubwenge yarafite bwenda boloka cyane kabolokura ijambo kuri ni muri script birakura ndumva ntabihuza njye mbibona nk'impano umuntu aba afite gusa ubushatse ko nyita umuswa kubera ko nakwemereye ko ari ubuhanga gufata ubwo nari umuhanga kubera ko script ndayifata sibyo ahubwo njye nanze kwiyemera ngo mvuge ngo gufata script ni ubuhanga
njye ariko akenshi mbisanisha n'impano y'umuntu. akaba ari impano yo gufata. Yego. Kuki se bitaba impano yo gufata n'amasomo yo mu ishuri? Nabyo birashoboka. Mbese hari igihe abantu baba bari mu ishuri ukiga bakashyira note ku kibaho, ukabona umuntu no kubanza gushishoza ngo abone kwandika avaho kujisha asubiraho, ariko akaba n'urebyeho rimwe akagira ibyo aboroka akashyira mu ikaye. Rero mbifata nk'impano. Yego. Kuva 2012 kugeza 2020 uratekereza ko urwego uriho ubu ngubu ari ruzaba ukiriho? 2020 sabwo ntitwahageze. Yiri kuva 2012 kugeza ubu 2020 watekereza ko urwego ruriho 2010 uriho ubu ngubu ari ruzaba ugezeho? Aya. Numvaga nyine ahubwo numvaga 2012, numvaga 2013 na 4 aribwo nakagombye kuba narabaye ubu ukomeza uko. Numvaga nakabaye narabibaye muri iyo myaka yahise. Yego. Ariko hari igihe umuntu abura amahirwe. Yego. Yo kwisanzura. Yego. Haba muri sinema kabura ubwisanzure cyangwa se ukagira n'izindi nzitizi. Nakubaza inzitizi wagize riziye zatumye byibura utajya kwizo nzozi cyangwa se utagera kugeza ubu ngubu muri imyaka igira muri 3 ari bihaye? No kuvuga ngo kuva 2012, 13, 14 sinema nsa n'uwayihagaritse njya mu bindi. Urumva ko hari icyo natakaje. Ya ntambwe narindiho nagarutse nasubiye hasi. Naho ngarukiye ngaruka ntaho kuzamukira mfite. Mvugishije ukuri ntaho kuzamukira, ntaho hari igihe wiyumvamo ikintu ariko ukabura aho uhera nyine ngo werekane impano zawe. Yego. Yego. Nicyo ngicyo nyine. Kuki wahemukira urukundo wari warakunze sinema kuva na kera uvuga ati reka mbe mbitaye njye mu bindi bimfitiye inyungu nabyo? Ibintu birarutana. Ibintu birarutana. Sinema ndayikunda cyane. Njya numva n'uwankura muri sinema yaba mpemukiye, sinzi n'icyayinkuramo simbizi, ariko ubwo nyine hari izindi nshingano ninjiyemo kwibanga ryanjye ryatumye sinema nyihagarika gatoya. Yego. Wonyine ryari? Ntabwo ari kera. Ngarutse 2017. Wasanze ikibuga cyari kimeze gute byerekeje nuko wari wahasize noneho ugarutse usanga ikibuga kimeze gite? Ikibuga nasanze gikase. Nasanze nyine urumva nawe urumva imyaka yari iciyemo. Nasanze abo twari twaratangiranye barafashe indi ntera. Sanga uko twakinaga kera siko bagikina. Mbese nsanga ibintu byafashe undi murongo. Wakoresheje irihe banga cyangwa se izihe mbaraga kugira ngo byibura n'ubu ngubu ubu uri kuri urwego rutari rubi? Ibanga nakoresheje nuko nukuvuga ngo nagarutse muri sinema, ibimpuza byose nabishyize ku ruhande. Nza muri sinema nyine nyijemo. Guzamo ujemo. Gahunda yo kongera kusanga nta bivamo gatira hano uko abajenda bari gukuza muri icyo gihe. Ugiye kumvugira ibyo navuze. Ntago navuze ngo nasanze bitavamo. Navuze ngo hari ibindi byampugije ku ruhande ndagenda. Ahubwo hari ibyo nashyize ku ruhande ndabitunganya ngaruka muri sinema. Reka twinjire muri filime kubera iki irimo kugenda ijya hanze muri ibi bihe. Watekereje kuyijyamo gute by'umwihariko cyane na role utasanzwe umenyereweho zo mu giturage indani? Gutekereza kuyijyamo narayirebye mbona ni filime nziza, ndayikurikirana nanjye ndeba amafilime, ngira amahirwe director wayo turaziranye ndamusaba. Njye n'igihe wateye intambwe ndasaba ndamubwira umfashije nakira muri iriya filime. Arabinyemerera ampereza script, arambwira ati iyi role wayikina. Ndayikina. No kuvuga ngo simbimenyereye ndi umuturage none se undi guverinoma ndi umuturage. Ntabwo utari umuturage. Ndi umuturage. Gusa cyane kuvuga nyine ni wa muntu uba mu giturage basi bita abanyacyaro. Yego. Yego. Umukinnyi wa filime ubundi nta rura atakina. Ubu muri kubera iki nakinnye ndi umuturage. Ntutangazwe n'indi nshobora gukina ndi umunyamujyi. Nta guverinoma bibaye ngombwa wayanditse nayikina. Ntutangazwe mu busanzwe ndi umumama mukuru. Utazambona nakinnye ndi umwana muto ndagakumi.
ego bikaze cyane hari aho nigeze kugakina gato cyane ubwo rero umukinnyi wa filime ntabwo areba ngo bampaye iyi role oya ariko n'ubuturage buranambera yari aho narebye agace gato nakinnyemo muri kubera icyo mbona kuba umuturage birambereye iki wishimiye muri iyo projet nshya warugezemo? ikintu cyanshimishije ngira amahirwe yo kwihurira na timu nziza. Timu ya kubera iki ni nziza, ni abantu beza, ni abantu batuje. Ikintu nkunda cya mbere, gahunda zose no gusenga, kandi ure tugiye gukora igikorwa cyose tuba tugomba kwiragiza Imana. Timu kubera iki nayo turasenga, dukora buri kimwe n'agafaranga. Ntabwo umuntu nako yagaheze inyuma, byose tuba dushaka amafaranga n'agafaranga karinjira. Nsa nkugana ku musozo, nihe namwe ubona sinema nyarwanda imaze gutera wenda kuva mu 2010 kugeza mu 2020 hajemo inzitizi, bamwe bakoraga bacuriza ku masede biza kuvaho burundu, none bigezeho bacuriza online. Impinduka zifatika ubonyemo ni izihe? Ese byabaye ni byiza cyangwa se byadinisha sinema nyarwanda muri rusange? Ndabona ari byiza kubera ko ndumva nanjye nza muri sinema twacuruzaga ku masede. Abacuruzaga ku masede ndumva ntago kurenga iki gihugu cyacu byari gake, ariko kubera ko ubu ngubu akenshi filime nyarwanda ziri gucuruzwa online, numva rero isi yose ikurikirana filime nyarwanda. Ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda hari naho ziba zisobanuye, numva ahubwo ari bwo isoko ryagutse. Igihe cy'ubwira abafana bawe basi bagukunda muri rusange, yaba muri kubera iki bakwishimiye ndetse no mu zindi filime agiye ugaragara zose muri rusange? Abafana banjye muri kubera iki bazabibona narahindutse, ndi umugore w'umunyacyaro, ako nabwo ugerageza kwihagararaho gake, ariko nyine ubukene n'icyaro bikansubiza hasi. Ndabakunda cyane, ntimuzatungurwe no kumbona n'abafana banjye mu zindi filime, namwe ndabakunda. Erega nabo nke n'abakikanga nabo ndabakunda, kuko buri muntu agira amarangamutima ye. Nabukanga urabakunda, nabukanga urabakunda, ahubwo bajye bihangana. Reka gushimire. Yego urakoze.